Ndagusuhuje. Hari abaturage bibaza niba bishoboka ko umugore yabyara abana b'impanga ariko badahuje se. Nasomye ibivugwa n'abahanga kuri iyi ngingo nsanga ibi bishoboka. Nibyo bita mu ndimi z'amahanga superfecundation. Ushobora kwibaza rero uko bigenda. Nibyo tugiye kugarukaho muri kino cyegeranyo. Mbere yo gusobanukirwa uko bigenda ngo umugore abyara impanga zidahuje se, reka dusobanukirwe muri rusange uko bigenda ngo umugore abyara impanga. Ubundi muri rusange kugira ngo habeho gusama nuko intangangore imwe ihura n'intangangabo imwe, icyo gihe hakavuka umwana umwe. Kuba byara impanga bo rero hari uburyo bubiri bishobokamo. Ubwa mbere nubuzwe mu rurimi rw'icyongereza nka monozygotic twins cyangwa se identical twins, mu gifaransa nibo bita vrais jumeaux. Izi ni impanga zibaho ari uko intangangore imwe yabanguriwe n'intangangabo imwe, ariko mu gihe cyo kwirema ya ntangangore yabanguriwe cyangwa se yabaye feconde ikigabanyamo ibice bibiri, buri cyose kigakura ukwacyo. Izi mpanga ngo ziba zihuje uturemangingo sano cyangwa se genes ku kigero c'100%, ku buryo kubatandukanya ubarebeye inyuma bishobora kukugora. Izi mpanga kandi buri gihe ziba zihuje igitsina, ni ukuvuga abakobwa bombi cyangwa se abahungu bombi. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa dizygotic twins cyangwa se fraternal twins, aribo mu gifaransa bitwa faux jumeaux. Izi mpanga zo zibaho ari uko umugore yasohoye intanga ebyiri, buri yose ikabangurirwa n'intangangabo imwe. Aba bana bo ngo baba bahuje uturemangingo sano cyangwa se genes ku kigero cya 50%. Izi mpanga zo zishobora kuba zihuje igitsina cyangwa se n'ikibe gihuye, bivuze ko ashobora kuba umukobwa n'umuhungu cyangwa se bakaba abakobwa bombi cyangwa abahungu bombi. Ubu buryo bwa fraternal twins rero ngo ni nabwo bushobora kubaho ku bagabo babiri batandukanye cyangwa se superfecundation, bivuze ko abana bazavuka bazaba bahuje nyina gusa, half siblings. Inyito ya nyayo ikoreshwa kuri ubu buryo ngo ni heteroparental superfecundation. Raporo yashyizwe hanze muri 2014 na kaminuza ya Cambridge yo mu gihugu cy'Ubwongereza yagaragaje ko mu mpanga 39,000 zapimwe basanze 2.4% batari bahuje se. Hari ingero nyinshi z'impanga zavutse muri ubu buryo. Mu kinyamakuru Medical News Today hari inkuru igira iti mother gives birth to twins with different fathers. Bati umubyeyi yabyaye impanga zidahuje se. Uyu ni wo muri leta ya Dallas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi kandi byarabaye muri leta ya New Jersey, Texas n'ahandi. Wasanga no mu Rwanda byarabaye ari uko nta wigeze abapima ngo barebe. Bigenda bite rero? Kugira ngo ibi bikunde nuko umugore aba yakoze imibonano mpuzabitsina n'abagabo babiri batandukanye mbere gato yuko intanga ze zisohoka. Bisobanuye ko zizasohoka zisanga intangangabo z'abagabo babiri batandukanye zitegereje. Nkuko n'ubundi bigenda rero ngo umugore asame, umugabo aba yasohoye intanga miliyoni, kuko ziba ziri hagati ya 15 na 200,000. Izi zose kandi bikarangira hateye indi imwe cyangwa se ebyiri nkuko twabibonye ku mpanga. Kuri aba bagabo rero babiri bazatera inda bombi, muri izo miliyoni basohoye ubwo zizakora isiganwa. Iyo umugabo umwe izatsinda isiganwa ryizerekeje ku ntangangore imwe, iyindi nayo itsinda ryerekeje ku yindi ntangangore. Nguko rero uko uwo mugore azasama impanga z'abagabo babiri batandukanye.